Mu karere ka Nyanza haravugwa inkuru y'incamugongo y'umugabo wishe umugabo mugenzi we bapfa inzoga. Ese iby'iyi nkuru byifashe bite cyangwa se bimeze bite? Hano ni kuri Real Vibe. Njye nitwa Eric wacu, nyuma y'aka kananga turarebera hamwe iby'iyi nkuru. Tudatinze rero ku bijyanye n'iyi nkuru, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yababaje abantu benshi cyane, ni inkuru yavugishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Nanjye uri kuyitangaza aka kanya yanteye agahinda cyangwa se yambabaje. Ni inkuru ibabaje y'umugabo wishe mugenzi we bapfa inzoga. Ibi byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro mu kagari ka Shyira umudugudu wa Nyamayaga. Ibi bikaba mu mpera z'icyumweru cyashize. Byagenze bite? Ni inkuru y'umugabo witwa Rukundo Edward, ari nawe ukekwaho w'imyaka 35, wishe mugenzi we witwa Uwayisaba Jean de Dieu w'imyaka 27 bapfa inzoga. Uko byagenze rero, abagabo bombi bahuriye mu kabari, umwe aza gusohoka cyangwa se uwo bita Rukundo Edward ukekwaho yaje gusohoka kugira ngo abashe kuba yaza kujya ku bwiherero cyangwa se gukoresha ubwiherero. Uyu mugabo witwa Rukundo rero yaje kugera hanze ajya gukoresha ubwiherero, mu kugaruka mu kabari akoze ku icupa rye asanga uwo bita Uwayisaba Jean de Dieu w'imyaka 27 yafashe ku nzoga ye cyangwa se yasogongeye ku nzoga ye. Bityo rero nuko byatangiye amakimbirane, aratangira rero uwo bita Rukundo Edward atangira gukimbirana n'uwo bita Uwayisaba Jean de Dieu. Ibyo bintu byaje kuvamo urugomo cyangwa se ntabwo byaje kugenda neza. Bikekwa ko uwo bita Rukundo Edward yaje gutera, nk'uko abaturage babivuga, yaje gutera icyuma mu ijisho Uwayisaba Jean de Dieu. Icyo cyuma rero cyamuteye gukomereka bikabije, bityo Uwayisaba Jean de Dieu aza kuhaburira ubuzima. Nuko byagenze. CP Emmanuel Habiyaremye, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, yatangaje ko ukekwaho yahise ajyanwa cyangwa se yahise atabwa muri yombi. Kugeza ubu aka kanya akaba acumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Naho nyakwigendera Uwayisaba Jean de Dieu we, umurambo we wahise ujyanwa ku bitaro by'akarere ka Ruhango, ibitaro bya Kinazi. Nuko byagenze rero. Iyi nkuru irababaje cyangwa se yateye abantu agahinda, kubera ko mu muco nyarwanda inzoga zahuzaga abagabo, inzoga zahuzaga imiryango, inzoga zubakaga umuryango cyangwa se zigakora ibintu byananiye abagabo, zikunga abantu. Ariko ntabwo byagenze neza, abantu bataye ubumuntu cyangwa se abantu ntibakigira ubumuntu, aho umuntu ashobora kwica mugenzi we kubera ko yasomye ku nzoga ye. Hano ho ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe. Njye nitwa Eric wacu. Ntabwo dutinda kubagezaho inkuru, mbashimira cyane, nshimira buri muntu wese uzi neza ko yakoze subscribe hano kuri Real Vibe. Iyo ukoze subscribe hano kuri Real Vibe, inkuru zigezweho cyangwa se udukuru tugenda ducaracara tukugereraho ku gihe, bitabaye ngombwa ngo ugiye gusacinga cyangwa se ugiye gushakisha amakuru agezweho. Hano ni kuri Real Vibe. Imana ikomeze kubana namwe, mwebwe n'imiryango yanyu, muhahe muronke.